turabaramukije mwese kandi tubahaye ikaze kuri Mutuyimana Leonera TV. Turi muri wa mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Reka twakire mwene data, ntabwo ari ubwa mbere mubonye ahangaha, ariko wowe birashoboka yuko uje kuri iyi cano ukaba ukubitanye nawe ubwa mbere utaramubonye. Reka tumuhe akanya rero abibwire, hanyuma tumusengere atugezeho ijambo ry'Imana mwamaze kumumenya mwese. Yesu aduha umugisha. Ikaze. Ikaze naryakiriye kandi murakoze cyane kunyakira kuri iyi televiziyo. Arya ngo yitwa Mutuyimana Leonera TV. Si wowe witwa Mutuyimana se? Ubwo ni iyawe. Urumvikana rero ko televiziyo imaze kwamamara rwose. imaze kwamamara, nkunda kuyibona ku mbuga nyinshi cyane. Mutuyimana Leonera TV, Mutuyimana. Birumvikana rero buri Imana yarabikubwiye uzashinga televiziyo. Hanyuma nanjye nshimye Imana ko Imana inyemereye kuza kuvuga ubutumwa kuri iyi televiziyo yitwa Mutuyimana Leonera TV. Amazina yanjye ni Safari Jean Pierre, nkaba ndi umukozi w'Imana, ndi mwarimu ku mudugudu wa Nyagatovu muri paruwasi ya Rukurazo. Nkaba ndi n'umuhanzi, nicyo munziho cyane. Kuri ziriya ndirimbo zose mwagiye mwumva zivuga ngo naba mu isi y'abazima, nabonye umukiranutsi akundwa n'Imana, Toro rya Kristo riratashye, iminsi ya nyuma ndamureba, ubuzima busenga, ni nyinshi zitandukanye. Hanyuma birumvikana nyine bifatanya n'umurimo w'Imana. Imana ibahe umugisha. Amen. Yesu aguhe umugisha rero kugira ngo mutuganirize ijambo ry'Imana. Yego. Turagushimiye cyane Kristo, uri inshuti yacu nziza, uri umubyeyi wacu, uri umukunzi wacu, kuko utumenyeye ibidukwiriye kandi ukabiduha. Reka muri aka kanya tujye kumva ijambo ryawe, uyu mukozi wawe umwuzuza ibikuzuye byo kutugirira umumaro muri iki gihe, byo kutwubaka kugira ngo tube twubakitse, tugere ku gihagararo gishyitse cya Kristo. Ubuntu n'amahoro n'imbabazi n'urukundo biva i Siyoni bibane n'imitima yacu twese muri rusange bigwiriye, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Yego, murakoze cyane kunyakira kuri iyi televiziyo. Nanjye ndanezerewe cyane gukora ivugabutumwa, kuko ni nawo muhamagaro nahamagariwe. Nahamagawe ndirimba, mbwiriza ubutumwa. Rero ngiye ntumeye muri ibi bintu ukavuga ngo uti ririmba cyangwa bwiriza ubutumwa bwiza, mba ndumva ukize muri kariyeri yanjye, umukize mu murimo Imana yampamagariye. Amen. Rero tudatinze, reka dusome amagambo y'Imana. Turasoma ijambo ryanditse mu gitabo cyo Kuva, ni igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva. Ibice byaho ni ibice 14, umurongo waho ni umurongo wa 10. Igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva, ibice byaho ni 14, umurongo wa 10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Farawo abatuze, Abisiraheli bubura amaso, babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisiraheli batakira Uwiteka, babaza Mose bati, nta mva zari muri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Ni iki cyatumye utugirira utyo kudukura muri Egiputa? Si byo twakubwiraga muri Egiputa tuti, tureke dukora Abanyegiputa, kuko ikiruta ari uko dukora Abanyegiputa biruta ko dupfira mu butayu. Umurongo wa 13. Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Dusimbutse ku murongo wa 24, haravuga ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa, bacikamo igikuba, akura inziga ku magare yabo, bituma akururika aruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati, duhunge Abisiraheli, kuko Uwiteka barengera akarwanya Abanyegiputa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. nshimye Imana ku bw'aya magambo tumaze gusoma
iri ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Bivuze ngo aya magambo dusomye ni ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Nshimye Imana rero kubw'uyu mwanya w'ijambo ry'Imana tugiye kuganira. Birumvikana n'iry'Imana ntabwo ari irya Safari, ntabwo ari irya Mutuyimana Leonira TV nubwo ufite televiziyo, ntabwo ari iryawe. Iri jambo tumaze kurisoma mu gitabo cyitwa Bibiliya. Haleluya. Bivuze ngo iri jambo nubwo turivuze ariko ni ijambo ry'Imana, tuyihereze icyubahiro. Haleluya. Iri jambo ni iryahumetswe n'Imana, nta muntu runaka warivuze, ahubwo ni ibyahumetswe. Ni ibyahumetswe. Rero iri jambo narihaye intego ivuga ngo Uwiteka aturemere ahumutse. Haleluya. Uwiteka aturemere ahumutse. Mana yacu nishimwe. Wenda hari amagambo tutasomye ariko ndagira ngo tuyasome kugira ngo tubishyiremo neza. Uzi usomye ku murongo mu bice 14 ku murongo wa 29 haravuga ngo ariko Abisiraheli bacaga hagati mu nyanja nko ku butaka, amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso. Reka turihuze n'iri ryanditse mu gitabo cy'Itangiriro, hanyuma dukomeze tuganire mu gitabo cy'Itangiriro. Igice cyaho ni icya mbere, umurongo w'9. Igice cyaho cya mbere umurongo w'9, Itangiriro igice cya mbere umurongo w'9. Haravuze ngo Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe, ahumutse haboneke, biba bityo. Subiremo. Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe, ahumutse haboneke, biba bityo. Amen. Imana nishimwe. Iri ni ijambo rero nk'uko natangiye mbibabwira, twahaye intego ivuga ngo Imana ituremere ahumutse. Imana tugire neza. Ahantu haba uhumuka ryari n'igihe haba hari ubunyerezi, imvura yaguye, hanyuma yamara guhita abantu bakanyura mu bunyerere. Bamara kunyura mu bunyerere, birumvikana nta muntu unyura mu bunyerere wishima. Ubundi hari inkweto z'ubunyerere, urabizi ko bashyiramo za bote. Kubera iki? Nizo zagenewe gutambuka ahantu hanyerera. Ariko birumvikana nubwo umuntu aba anyura muri ubwo bunyerere, ariko ntabwo biba bimushimishije nubwo aba yambaye izo bote. Rero iri jambo naryo riravuze ngo Uwiteka, haleluya, aturemere ahantu humutse. Bane tugire neza. Haleluya. Birashoboka hari impamvu y'iri jambo, birashoboka ko urimo ugenda ahantu h'ubunyerere. Birashoboka ko abantu bari kugendera mu bunyerere, kandi ubunyerere ni bwinshi pe. Mu buryo bw'umwuka hari ubunyerere. Unyibukije mu Kristo agenda ngo mu isayo gahinda gasaze. Ngo ntabwo yasobanukiwe ko muri iryo sayo hari amabuye yo gutarukiraho, ahubwo we yatunguwe no gushiduka yageze mu byondo, arimo anyeragurika ari mu cyondo. Ashiduka rero ari mu isayo gahinda gasaze yarigezemo. Iyo ataza kugira mutabazi waje kumutabara ngo amukuremo, mbese yari kurundumukira muri iryo sayo. Ariko turashimira Imana ijya idukura mu bunyerere ikadushyira ahantu hageze gute? Humutse. Twavuze ngo amen. Imana yacu nishimwe. Imana yo mu ijuru nkorera niringiye. Haleluya. Imana ituremere ahumutse. Amen. Reka mvuge gatoya ku rugendo rw'Abisiraheli. Uyu ni Mose. Imana turibuka Imana imuhamagara imusanze i Midiyani aragiye intama za sebukwe Yetiro.
Imana kugira ngo ihamagare Mose aza kubona igihuru cyaka umuriro ariko kikaka kidakongoka. Igihuru mu kwaka kidakongoka, Mose yihutishwa no kujya kureba ibyo bitangaza, impamvu igihuru cyaka ariko ntigikongoke. Ajya kureba iryo shyano ryaguye. Ni ishyano, ryari ishyano. Akimara kwegera igihuru cyaka ariko ntigikongoke, haleluya, kumbi Nyiringabo Imana yahigereye. Imana yacu nishimwe. Nyiringabo Imana yagize ate? Yahigereye. Akimara kuhagera, Mose abahuye n'ijwi ry'Imana. Imana iramubwira ngo yewe Mose, haleluya, witegereje byinshi, warebye byinshi, haleluya, warebye byinshi, witegereje byinshi, ariko ubu tuvugana, kwetura inkweto zawe kuko aho uhagaze ari ahera. Imana ibwira Mose ngo nagira nakweture kuko aho hantu nubwo habona umuriro ariko Uwiteka Imana yahahinduye ahera. Unyibukije ikorasi, aho muzagera hose mahinduye ahanyu kubw'izina ry'Uwiteka Imana, mahinduye ahera we. Haleluya, amen. Avuga ati kwetura inkweto zawe kuko aho hantu uhagaze ari ahera. Nibutsa abarokore, abagenzi bajya mu ijuru bahamagawe n'Imana, abarokore, haleluya, mujya mu nzu y'Imana mugiye gusenga, ntukihana ari uko ugeze mu rusengero. Ubundi mu rusengero naho kubonera umugisha, mu rusengero naho gukirira indwara. Ndumva ndi gufashwa. Mu rusengero ni ahantu ho guhembukira, mbese umuntu akagubwa neza. Iyo winjiye mu rusengero rw'Imana ufite ibyaha, wa munezero urawubura. Aho kugira ngo Imana imanuka ivuga ngo mwana wanjye, imanuka ivuga ngo bana b'abantu, ikamanuka ivuga ngo mwana w'umuntu. Birumvikana ko ntabwo biba bivamo iyo ari mwana w'umuntu, ntabwo bivamo. Kuri mwana w'umuntu ntabwo bijya bikunda, ubwo biba bisaba ngo wihane nyine ujye mu murongo mu bana b'Imana. Rero ndakangurira abagenzi bose, haleluya, bagana muri rwa rurembo rwera rwitwa Siyoni. Imana yacu nishimwe. Amen. Nimujya mu nzu y'Imana, mujye mwibuka kuva mu rugo mukwetuye, wihannye, ukuyeho ikigutandukanya n'Imana, ubundi ujya mu nzu y'Imana ujye kwakira imigisha ibonerwa mu gakiza k'Imana. Imana ibwira Mose rero ngo kwetura aho wageze nahe. Mose arihana nihuse, amaze kwihana Imana ivugana nawe. Imana yacu nishimwe, haleluya, nkunda ijwi ry'Imana. Imana ivugana nawe, iramubwira ngo umva Mose, icyo naguhamagariye ubu tuvugana, haleluya, amen. Numvishe gutaka. Ndashimira Imana ko ijya yumva gutaka. Iramubwira ngo kandi numvishe no kuniha ku bwoko bwanjye bw'Abisiraheli, kubw'uburetwa Farawo abakoresha. None ndi Uwiteka Imana. Iramwibwira sha, iravuga ngo ndi Uwiteka Imana, manuwe no kubatabara. Ndashimira Imana ko Imana yacu yo mu ijuru ijya imanurwa no gutabara abayitabaje. Imana ishimwe. Imana ijya imanurwa no gutabara abera bayo bayitace ku manywa na nijoro. Haleluya, amen. Imana ijya yurukira kugira gute? Gutabara. Umva irindi jambo ryanejeje. Imana kubwira Mose ngo numvishe gutaka, ikindi numvishe no kuniha. Imana ijya yumva gutaka, Imana ivuga no kuniha. Ndatandukanya gutaka no kuniha. Utaka avuze induru ati agakomera akavuga ati ndapfuye mu ntabara. Abantu bamwumva bakagira gute? Bakamutabara. Ariko kuniha aba yararenze urwego rwo gutaka, ageze ku rwego agahinda ke kadasohoka, umuntu utavuga bidakunda bitavamo, hanyuma akanihiramo imbere. Bene uwo muntu uniha nta muntu ubasha kumumenya, ariko ndashimira Imana, haleluya, amen. Nubwo umwana w'umuntu atakumenya, iyera mvugira ngo iyera, haleluya,
iyera Mana ishimwe. amen ijya ireba mu mutima ikamenya imibabaro y'ahantu indani hiherereye, niyo ibasha gutabara wa muntu wanishe. Naho gutaka byo birumvikana, abantu ntibagira icyo bakumarira, ariko iyo uniha Imana irakumva. Nubwo niho wawe utagaragarira abantu, ariko Imana irawureba ikawumenya. Imana ireba gutaka no kuniha kw'Abisiraheli, ifata icyemezo iravuga ngo manuwe no kubatabara. Bantu muri kunyumva kuri televiziyo mutuye Imana Leonira TV, aleluya, mwumve ko Imana ivuganye na yumvishe kubabara kwayo, nubwo mutari abanyegiputa. Imana yumvishe agahinda kawe, yumvishe gutaka, yumvishe no kuniha, iravuze ngo imanuwe no kudutabara. Mwakira ubutabazi bw'Imana mu izina rya Kristo. Mubyizera birakubera nk'uko ubyizeye, si ngombwa ngo bavuge mu ndimi bahanure, dore ko aribyo tumenyereye. Imana imanukiye gutabara umuntu watatse, kandi n'umuntu umaze iminsi ufite agahinda n'umuniho wo mu mutima. Uwo muntu Imana akimara kumvira ijambo yizere ko Imana imutabaye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ivugana na Mose rero, imaze kumubwira avuga ngo nzanywe no kubatabara, none ni wowe ntoranije Mose kugira ngo ujye muri Egiputa ubwire Farawo aya magambo, hanyuma kubwire umubwire arekure ubwoko bwanjye bugende bujye kunkorera mu gihugu cyitwa Kanani cy'amasezerano. Mose yazanye impamvu nyinshi, aravuga ati ndi ikiragi sinzi kuvuga, wabuze abandi utuma. Imana iti ni we nahamagaye nta bandi, nagiye kugutoranya mbareba, sinariyumeye ko bahari. Rangije azanye iby'uburagi, Imana avuga ngo ninde utera uburagize? Si njyewe, nshaka nagukiza ukagenda uvuga neza, ariko noneho ndashaka kunkorera umeze gutyo. Haleluya. Imana nta mikino, yaguhamagara uri ikirema, yaguhamagara uri ikiragi, yaguhamagara uri igipfamatwi. Imana nditanje. Haleluya. Ariko iraguhamagara, kandi iyo iguhamagaye ngo ujye kubwira abantu, ryavuga butumwa ryawe irihereza n'abaryumva. Igushakira abakiriya, si wowe wishakira. Imana ishimwe. Imana iguha n'abakumva n'abagutega amatwi. Yesu atugire neza. Mose yazanye impamvu nyinshi, ariko arangije abaza n'ikibazo, aravuga ati none se ubundi ni ikihe kimenyetso kizagaragarira Farawo ko wadutumye? Imana ibaza Mose ati Mose, icyo ni iki ufite mu ntoki? Mose aravuga ati ni inkoni. Imana iravuga ati ubwo ari inkoni ijugunya hasi. Abayijugunye hasi. Mose agira ngo ni ibikino. Ya nkoni agiye kubona Mose, niba haravuyemo incarwatsi, niba ari impiri, niba ari uruziramire, ariko ngo havuyemo inzoka ya kabutindi. Havamo inzoka. Mose aratarukaga nk'iriya, aravuga ati cyori nagiye kera kubusa, iyi nzoka irarya. Imana ibwira Mose iti wihunga iyo nzoka, ndi kukwigisha gukora ibitangaza, ahubwo manura ikiganza cyawe uyifate. Birumvikana Mose yafashe ku murizo, ntabwo yafashe ku mutwe. Nanjye kandi yaba ari ikintu ari kwifatira umurizo. Arangije Mose abafashe ku murizo, agiye kubona, haleluya, abona inzoka ihindutse inkoni. Aravuga ati narira, nubwo bwa mbere mbonye inkoni yanjye niciriye mu gihuru ihinduka iki? Inzoka. None nayifashe baye inkoni. Aravuga ati byanga bikunda iki kizemeza Farawo? Ariko abo twaganiriye ubushize nabwiye ngo Farawo ntajya apfa kwemera, ariko nubwo atajya apfa kwemera, Imana ijya imwemeza. Amen. Mu bice 7 rero nanyarutse niho ngeze, niwe Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo none ngugize nk'Imana imbere ya Farawo. Haleluya. Iramubwira ngo n'ikimenyimenyi, Imana igira umuhanuzi. Aroni mwene so azaba umuhanuzi wawe, uzajya uvuga mu mwanya w'Imana wanjye Uwiteka, hanyuma Aroni ahanura ibyo uvuze, abisobanurire Farawo iby'uburimi byavuyeho. Amen. Ibiramutoranije rero, Mose arahaguruka aragenda, ageze kwa Farawo. Mose abwira Farawo iby'Imana yamubwiye. Farawo arinangira. Farawo bigera ku rwego amubwira ngo ngaho nimukora igitangaza kibahamye, kigaragaze ko Uwiteka koko ari we wabatumye. Mose arya Aroni, aramubwira ati zana tekinike yacu hino, ndavuga inkoni, tugiza hino. Haleluya.
Aroni abazanye ya nkoni ayijugunya hasi, ya nkoni bibaye iki? Inzoka. Ngwiba inzoka. Farawo araseka aho kugira ngo yikange, abaza Mose ati niko mo, utu tuntu nitwuje kudukangisha? Ni we muntu wa mbere utazi ko Egiputa ariyo gicumbi cy'abapfumu n'abakonikoni n'abarozi? Ibi ngibi ntabwo uzi ko ari twe twabibanje, ari twe tubikora? Kugira ngo Farawo yemeze Mose, ahamagara abakonikoni ba Egiputa bose. Bibiliya ivuga ngo abakonikoni baraza, buri muntu wese azana inkoni ye. Bibiliya ivuga ngo umuntu wese ajugunya inkoni ye hasi, ngo zose zihinduka iki? Inzoka. Mose ati cyo rero. Impamvu Mose yatangaye, yahuye n'ibyo Imana itamubwiye. Yari azi ko inkoni ye ari ihinduka iki? Inzoka. None iz'abakonikoni nazo zibaye inzoka, bivuze ngo ntacyo akoze. Mose aravuga ati cyo rero. Ariko reka mvuga aka kantu. Haleluya. Ndumva afashijwe safari. Imana ishimwe. Hari igihe Imana ivugana nawe, warangiza ukabona urimo urahura n'ibintu Imana itavuze, kandi ari Imana yavuze shaka. Ukibaza, niyo yavuganye nanjye, barantuburiye, bamvangiriweho, byagenze bite? Ariko burya niyo yabivuze. Haleluya. Kuri jambo ravuga ngo kandi hahirwa uwizera kuko icyo yabwiwe n'Umwami Imana kizasohora. Burya niyo yabivuze. Niba ubona ikinyuranyo tuza, ntabwo ibyo ubona by'ikinyuranyo byakuraho iby'Imana yavuze. Bivuze ngo ibyo turimo gucamo, ibigerageza ducamo, ntibikuriye ntabwo bikuraho icyo Imana yavuze. Icyo numva cyumvikanye. Ibyo birumvikana mu kanya nk'ako guhumbya. Haleluya. Biba hatari. Mu kanya gatoya Farawo, inzoka ya Mose na Aroni birumvikana, ibizuye umugara, imira za nzoka z'abakonikoni bose ba Egiputa. Hanyuma Farawo arumirwa ati cyo inzoka ya Mose imizi inzoka zacu zose irazimaze. Ibyo bivuze ngo iki? Hejuru imbaraga z'abarozi, hejuru imbaraga z'abakonikoni, hejuru imbaraga ziturwanya, hejuru imbaraga za Satani, hejuru imbaraga z'imyuka mibi, hari imbaraga z'Imana. Haleluya. Biravuze ngo hari imbaraga zimira izindi mbaraga. Biravuze ngo imbaraga z'Imana yacu ziri hejuru imbaraga zose ziturwanya. Imana itugire neza. Farawo aravuga ati nubwo inzoka ya Mose imize izacu, ntabwo ndi bubarekure, murirushye. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo wowe ntiwishinge ibyo Farawo akubwira. Njyewe ni njyewe, ujye ukurikiza icyo mvuze, ni njye uzatuma muva muri iki gihugu mukagenda. Hanyuma nubwo Farawo atabarekuye, nzamwisangira. Haleluya. Nzamuteza gutuma abarekura mukagenda. Yesu ashimwe cyane. Arangije ku munsi wa mbere nihuse, Imana ibateza ikintu cyitwa ibikeri. Ni ibikerera, amazi yahindutse amaraso. Nuvuye kuyavoma, amazi abayahindutse amaraso. Bamara iminsi nta kurya nta koga, amazi yabaye amaraso. Cyo zigitangaza, maze Egiputa yose. Farawo akabwira Mose ati yinyingingire Imana yawe, amazi naba meza, ndabarekura mugende. Imana ikabwira Mose taragushuka, ntabwo ari barekura, ariko amazi ndayahindura meza. Njyewe Uwiteka ndagwiza ibitangaza kuri Farawo. Haleluya. Hanyuma kuri finali nzatuma barekura, ariko ntabwo igihe cyo kubarekura kirangira. Undi munsi Imana itegeka ibikeri byose bikora musuru moja, bifata umurongo byerekeza kwa Farawo. Ni mu birebe biri ku murongo bivuye mu gishanga, ibikeri byateye Egiputa yose biri umusozi. Birara bigongera mu baturage no kwa Farawo. Birumvikana ntabwo byari byoroshye. Abwira Mose ati yinyingingire ibikeri nibigenda, nanjye ndabarekura mugende. Imana itaragushuka, ariko ntacyo ndabyirukana. Hanyuma kugira ngo byari byoroshye, Imana yateje kwa Farawo ibyago byinshi bitandukanye, ntagiye mvuga kuri buri kimwe. Habaye umwijima igikorwaho,
inzige ziratera, inda. Yego Farawo yaba ayoboye asambura ati yemwe abanyegiputakazi namwe, akumva inda zamuriye, bakavuga bagashyiraho abantu bo kumutora inda, speech akayireka, ijambo yari afashe akarireka bitewe n'uko inda zatumwe n'Uwiteka, kandi ziriya zararyanaga, utagira ngo ni za zindi zizanwa n'imyanda, ziriya nizo Uwiteka yaremye zirabarumagura, zararyanaga. Rero Imana ibateza ibyago byinshi, ariko nihuse ndavuga ku cyago cya nyuma. Cyago cya nyuma Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo hasigaye icyago kimwe, hanyuma icyo cyago kizatuma Farawo abarekura mugende. Imana iha ikimenyetso Mose, iramubwira ngo nabareka by'ukuri no kubirukana azabirukana. Mbese ikimenyetso nuko azabirukana, kandi ati mumvire mu gihugu, ngiye gukora ikintu gituma birukana. Haleluya. Icyambaye amasaha Uwiteka agahereza agasopo Farawo ku buzima bwacu. Imana ishimwe. Imana ihereze agasopo Farawo mu izina rya Yesu. Munyamurenge yavuze ngo Farawo mutu mubali aliwatesa wana Israeli. Nubwo Farawo yajutaguje abana b'Isiraheli, ariko kuri finali baragiye. Amen. Nihuse rero Imana ihateza iki? Ibwira abisirayeli ngo nibafata amaraso y'umwana w'intama basige mu ruhamo rw'umuryango no ku nkomanizo, ngo kuko marayika murimbuzi azanyura hehe muri Egiputa mu gihugu cyose akica imfura n'uburiza bw'amatungo, hanyuma kugira ngo ibyo byago bitazagera ku Bisiraheli, bo bafata amaraso y'umwana w'intama bayasige. Haleluya. Mu ruhamo no ku nkomanizo z'umuryango. Barangije abana b'Isiraheli barabikora, barayasiga. Iyo niyo Pasika yabaye. Ubundi Pasika ni ijambo rivuze ngo ni kunyuraho. Pase. Haleluya. Ni ijambo risobanuye kunyuraho. Mana yanyuze ku Bisiraheli, marayika w'Imana yabanyuzeho ntiyabica. Kubera iki? Hari ikimenyetso cy'amaraso. Muri ibyo yavuze ngo Uwiteka umucamanza ambonye w'ikintu cyitwa amaraso ntacira urubanza rubi, ahubwo anyita ukiranutse. Haleluya. Ngo yarancunguye ngo niko kunyishinja ubwo atagipfuye, nanjye senge yatsinze urugamba, nanjye nzatsinda. Nihuse amaraso ya Kristo nabagaragareho, ari abo turi kumwe, ari abari kunyumva, mbifurije ko amaraso ya Kristo Yesu abagaragaraho. Haleluya. Kuko nakubonekaho, haleluya, ntabwo agucira urubanza rubi. Jambo ravuga ngo ayirwabara ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Icyama muntu uri kunyumva, Imana ikakubabarira ibyaha. Haleluya. Ikakubabarira ibicumuro, yarangiza igatwikira n'ibyaha byawe. Imana ibitwikire mu izina rya Yesu. Amen. Nihuse rero igihe cyarageze, iby'Imana yavuze kuri Egiputa birasohora. Imana habaho umwijima w'icuraburindi mu gicuku cya nijoro, marayika murimbuza amanuka muri Egiputa yose, arangije atsemba icyitwa imfura, guhera ku mfura yo kwa Farawo kugeza ku y'umuturage wa nyuma wo hasi hehe muri Egiputa. Yego, yica n'uburiza bw'amatungo, arabyica. Ariko Abisirayeli ngo babaga mu gace bita Gosheni. Haleluya. Ngo babaga ahantu bita Gosheni ho muri Egiputa, ni ahantu bari baratoranijwe kuba. Umwami wari uyoboye Egiputa yari yarabatoranije, baba i Gosheni, niho Yosefu n'amagufwe bari baramushyinguye. Baba rero Gosheni, ngo bari Gosheni. Haleluya. Barangije barangundira bashyiraho ikimenyetso cy'amaraso. Reka nkubwire igitangaje. Uzi ko kubera amaraso y'umwana w'intama, marayika murimbuzi atigeze yinjira mu mazu y'Abisiraheli i Gosheni. Ntabwo yahinjiye. Haleluya. Yahabonye amaraso. Rero haleluya, umuntu ufite ikimenyetso cy'amaraso ntabwo marayika urimbura ashobora kumugeraho. Kubera iki? Ayo maraso aragira ibyo akumira, arahagarika marayika. Ayo maraso aratuma marayika agira ikintu cyitwa stop muri we. Haleluya.
Amen. marayika ageze i Gosheni ajya kwinjira ku rugo rw'umwisiraheli agasanga hari amaraso. Amaraso. Haleluya. Amen. Agasanga hari ikintu cyitwa amaraso, akavuga ati abangaba bo dufitanye gahunda. Imana ishimwe. Amen. Abisirayeli nta kintu babaye, imfura zo kwa Farawo zirapfa, bucya mu gitondo Egiputa yose ari umuruborogo. Iby'Imana yabwiye Mose iravuga ngo nabareka by'ukuri no kubirukana azabirukana. Uzi ko yamuhamagaye kubagaho akavuga ati mumvire muri iki gihugu ntabwo geze gute sinkibakeneye mugende. Arabirukana ngo nabareka by'ukuri no kubirukana. Yarabirukanye, cyari cyo kimenyetso. Haleluya. Amen. Hanyuma nihuse abise baragenda, twarimbye ikorazi ngo barataha muri gakondo yabo. Bari bavuye mu buretwa, bashira ubwoba, bose baragenda barataha muri gakondo yabo. Farawo yabarekuye ngo bari bavuye mu buretwa. Hanyuma ndihuse ngeze ku nyanja itukura. Bageze ku nyanja itukura babona imbere ni inyanja, hakurya no hakuno ni imisozi. Kumbi Farawo nawe byamwanze mu nda byamwanze mu nda, yahise ashyiramo agatege aravuga ati uko byagenda kose ndabakurikira ndabagarura. Ubundi yaravuze ati abasivile batagira intwaro, batagira imbunda, batagira imyambi n'imiheto baducitse bate ubagarure. Yego. Ariko hanakuyemo ijambo rivuga ngo nubwo itagaragara irahari. Ko mutangikiriza Irahari. Nubwo itagaragara igize gute Irahari. Nubwo Farawo atabonaga Imana ibari imbere, iri imbere y'Abisiraheli, ariko yaragendaga imbere yari ihari. N'ubu tuvugana ndi kumwe nayo, nawe uri kumwe nayo. N'uri mu kamera uri kudukamera nawe ari kumwe. Buri muntu wese Imana iri kumwe nawe. Haleluya. Nubwo itarebeshwa amaso ariko ibihari. Ndashimira Imana ko ibihari. Haleluya. Nubwo itagaragara Imana ibigize gute ibihari. Hanyuma bari ku nyanja itukura, birumvikana Farawo byamwanze mu nda yahuruye. Urumva nabo nta n'ahantu ho guhungira hahari. Ye baba data we, mbega ngo barahera hagati mu rurimi. Burya hari igihe ugera mu kibazo ugahera hagati nk'iki mu rurimi, ariko nugera aho hantu ibibazo bikugose ntukihebe. Imana ibihari. Amen. Mose yihina ku ruhande nk'umuntu wavuganye n'Imana atakiri Uwiteka. Arabaza Uwiteka ati ni iki cyaguteye kudukura muri Egiputa wa Mana ugatuma mpagurutsa ubu bwoko nkabukura kwa Farawo? Iyo ubareka ko mu gihe Mose akiri muri ayo marira, Imana ibiri imanukiye iravuga ariko mu ni iki gitumye ntakira? Njyewe Uwiteka ndi mu ijuru narebye mbona nta kintu gituma utaka. Nimunyumvire Imana. Uyu uri mu bibazo yo ibona nta cyabaye. Iyo ubona nta cyabaye iyo uri mu bibazo yo nta kibazo cyabaye. Nge ndabona nta gihari. Niki gitumye ntakira? Iranamubwira nandetse ngo bwira Abayisiraheli bakomeze bagende. Ngo ibyo ni iki? Hanyuma iravuga ngo nawe rero urambura ukuboko inkoni yawe hejuru y'inyanja, ngo nanjye ndakwereka icyo ndi gukora. Mose avuye kuvugana n'Uwiteka agarukana confidence. Imana yacu nishimwe iyo twavuganye nayo. Haleluya. Hari muri byo avuze ngo bipfa kuba byaravuzwe nayo, bipfa kuba byaravuzwe nayo. Haleluya. Amen. Avuye kuvugana n'Uwiteka agarukana confidence, abwira Abisiraheli. Haleluya. Amen. Jambo ryavuze ngo Mose asubiza abantu ati mwitinya, mwihagarare gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwiceceke. Muntu wavuganye n'Imana ukabona uri kunyura mu ntambara zikomeye, icecekere urebe ubutabazi bw'Uwiteka. Icecekere urebe kurwana k'Uwiteka iyo aguhamagaye. Haleluya. Amen. Iyo wizeye n'inyamaboko ntigineshwa n'intwari mu ntambara. Amen. Arangije amaze kuvugana nabo tubabwire bakomeze bagende, nawe urambura inkoni. Nguwo Mose barayizamuye, ayizamura hejuru y'inyanja. Arangije maze kuyizamura ngo Imana ihamagara umuyaga mu birere bine uhurira ku nyanja.
umuyaga uhuha amazi ya ruguru arahagarara, ayo hepfo arakomeza. Marayika w'Imana araza afata amazi ya ruguru arayafata, ayo hepfo arayafata, ayabuza guhuza sha. Haleluya. Ariko Imana ifata ibigeragezo sha bishaka kudukuraho, kudukushyura ngo bidutware. Hari igihe ugera mu bibazo bigashaka umva nk'uko mutuye iyi nzi ukabona neza, ukabona kabisa biragutimuyege. Ibifate bitadutembana. Nicyo gituma tutazatinya, nawe isi yahinduka, nawe imisozi yakurwayo ikagira ubuhengeri. Haleluya. Jambo riravuze ngo nicyo gituma tutazatinya. Twizeye umugabo ukomeye. Yesu ashimwe. Amen. Reka dusoreze hano ndumva mfashijwe. Amen. Umuntu akomereje aha yapfa, ariko nsoza. Yesu ashimwe. Nituremera ahumutse. Nsoza. Amen. Amen. Imana ibifate bitadutembana. Imana ibifate. Ijambo ryakwica neza. Imana ibifate. Imana igira ibintu ifata. Ibifate ntiri bitadutembana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hanyuma ngira ngo soze turasenge. Haleluya. Amen. Marayika afata amazi, abise barambuka. Reka mbabwize ukuri, umwisiraheli wa nyuma avuye mu mazi, umunyegiputa wa nyuma ayakandagiyemo. Yego, Imana ibwira Mose iramubwira ngo inzira naciye abakiranutsi nta mupagani urayinyuramo, garura iyo nkoni yawe hejuru y'inyanja nkwereke. Mose arongera arambura inkoni hejuru y'inyanja, ngo inyanja isubizwamo guhurura kwayo. Hanyuma abanyegiputa bahuye n'isanganya n'akaga gakomeye, bananirwa kuva mu mazi kuko inyanja yari yabatangatanze. Nawe kurwanwa n'Uwiteka nawe urabyumva. Niyo mpamvu muri ibi byavuze ngo iyo Farawo abimenya yari gucisha amagi akitonda, ngo yabonye inzira y'amazi inshuti yanjye agira ngo ni inzira isanzwe, ni nka kaburimbo banyuramo uko biboneye, aciyemo abahuye n'umuraba n'umuhengeri. Yego, ariko abana b'Isirayeli barambuka ngo bagere hakurya rero. Haleluya. Urakoze cyane, nakumvishe nawe uri muri linye neza. Ngo abana b'Isirayeli baba bambukira hagize gute? Kuko ngo bambukiye ngo ku butaka bwumutse, bambukiye ahumutse, niko ijambo twasomye ryavuze. Ngo bacaga ngo mu nyanja ngo ku butaka kandi humutse. Amen. Barambuka bambukira ahumutse, abanyegiputa bo batekereye hehe? Mu nyanja. Yesu ashimwe cyane. Ariko bageze hakurya nibwo umukobwa nakunze witwaga Miriyamu sha, haya muri mushiki wa Mose, Miriyamu ngo yahimbye indirimbo yitwa Tehira. Yako kanya ihimbiweho, aravuga ngo nimushimire Uwiteka kuko anesheje bitangaje, ifarashi n'uwihetse yabiroshe mu nyanja. Ashimira Imana. Iyo umuntu avuye mu kigerageza akakivamo amahoro, ajya ashimira Imana. Duheze Imana mu icyubahiro. Haleluya. Imana ikugejeje ahumutse sha. Uvuye mu bukode, uvuye mu madeni, uvuye mu bushomeri, Imana igukijije ibyaha, ubugingo bwawe bubaye buzima. Mbese Imana iguteretse ahantu heza. Indirimbo ziraza burya ntawe utahimba. Ubu iyi nzu si yawe? None se ubu Imana yaremye ahumutse, si byo wa mugabo? Imana yaremye ahumutse. Ubu ntawe bakumangira buri kwezi, ariko iyo haba hakinyerera bavuga batumva ukwezi kwashize, utanga 100 bya buri kwezi aba ari dahata. N'ubunyerere gusa, n'ubunyerere. Ariko Imana yaremye ahumutse, tuyihereze icyubahiro. Sima yahaye icyubahiro kuko ntiyahabaremeye kuko yaraharemye. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Arangije rero Miriyamu araririmba, ngo amare kuririmba bigenda neza, ariko hepfo havuze ngo abise bacaga mu nyanja nko ku butaka humutse neza cyane. Ijambo rero nsorejeho ryavuze ngo Uwiteka Imana yo mu ijuru iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe, ahumutse hagire gute? Haboneke. Tugiye gusenga. Iryo jambo dusorejeho twanasorejeho mu itangiriro mu bice
igice cya mbere umurongo waho w'icyenda havuze ngo Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe ahumutse haboneke biba bityo amen. Rero amazi nateranire hamwe ahumutse haboneke mu izina rya Yesu. Haleluya. Amazi ateranire hamwe ahumutse haboneke. Mu yandi magambo mu bugingo bwawe habe hazima. Imana igukize ibyaha, igukize gukiranirwa, Imana idukize imyaku n'imikoshi n'imivumo y'abadayimoni, Imana itsembeho yego ibidutandukanya n'Imana mu buryo bw'umwuka muri iryo sayo ribi bikurweho, ahumutse hagire gute haboneke. Haleluya. Imana yagukijije ibyaha, uzi ko yakuremeye ahumutse. Imana ituremera ahumutse ubugingo bwacu bube buzima, kubera ko Yobu Imana yamuremeye ahumutse. Haleluya. Yahuye n'ibintu byinshi ariko aravuga ati kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo, kandi aravuga ngo umutima wanjye ntabwo uzagira icyo unshinza nkiriho. Niko Yobu yavuze, kuko ntabwo yari ari mu isayo gahinda gasaze, ahubwo Imana yari yamuremeye hagize gute ahumutse. Haleluya. Hari irindi jambo uwo ni Yobu, ariko nanone no ku ruhande rw'umubiri burya ngo roho nzima turaba umubiri muzima. Buriya ibigeragezo by'isi tunyuramo nabyo bituma, nabyo ni nk'ubunyerezi, burya ni ubunyerere yego, ariko iyo Imana ikuremeye ahumutse igasubiza ibyifuzo wari ufite, wumva umunezero mu mutima. Rero umuntu uri kunyumva akira kuremerwa ahumutse, wagendaga mu bunyerere ariko akira kugendera ahantu humutse heza, kuko ariko ijambo ry'Imana rivuze. Imana ituremera hageze gute ndumva, kandi Imana yamaze kuharema, kandi mu buryo bw'umwuka Imana ihareme, no mu buryo bw'umubiri Imana ihareme mu izina rya Yesu. Reka dusoze dusenga Imana, twari ku ijambo rivuga ngo Imana ituremere ahumutse. Mana, mu izina rya Kristo, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'ubutware, uri Imana y'ubushobozi, uri Imana yumva gusenga. Haleluya. Tumaze mwami kwiga cyangwa se kumva ijambo ryawe. Haleluya. Dusomye muri uyu mwanya rivuze ngo umanuwe no kuturemera ahantu humutse. Mwami, ndasenze muri uyu mwanya kugira ngo wururuke. Tubonye urugendo rw'Abisiraheli mwami uburyo bahagurukije muri Egiputa, tubonye urugamba wabarwaniriye ku nyanja itukura. Haleluya. Tubona mwami imirimo ikomeye itangaza wakoze, twongeye kugushima muri uyu mwanya. Twari turi ku ijambo rivuze ngo turemera ahumutse. Ndasengeye abantu bose bari kunyumva mwami kuri iyi televiziyo mu izina rya Kristo, nyemerera utunganye ubugingo bw'abagenzi, ubabarira abantu ibyaha, ukureho imigayo, ukureho imivumo n'imikoshi y'abadayimoni, mbaraga z'ibyaha zisenyuke ku bugingo bw'abantu. Mana, barimo bumva ijambo ryawe, Mana bamaze kumva, nyemerera uremere abantu bawe ahantu humutse mu buryo bw'umwuka, ukureho ibyaha mu izina rya Kristo. Babarira abasambanye bagiye mu bapfumu, babarira abarozi, babarira abagome, babarira abagambanyi, abanyamuka, abanyamashyari, abanyamahane, ibyaha bitandukanye mwami bikure mu mitima y'abantu, utanga ubugingo buzima bwejejwe kandi butunganijwe. Mu yandi magambo urema ahantu humutse, ukura abantu mu isayo ry'ibyaha agahinda gasaze. Imana nishimwe, utangere bone kita ubugingo buzima, ubugingo bwejejwe butunganijwe, kuko ubwo bugingo ari bwo uzabona Imana. Mwami, tugisenga twongeye gusengera ibyifuzo bitandukanye, nyemerera wurukire mwami kurengera abantu bawe. Hari abaremerewe n'imisozi y'ibigeragezo bitandukanye n'ibibazo byinshi, umuntu akabona ari mu ishyamba ry'ibibazo, akabona nta hantu afite ho guca, akabona amayira yarafunganye, ariko ndasenze wurukire gukemura mwami ibibazo, ibyifuzo bitandukanye mwami by'abantu bari gukurikira iyi televiziyo, bakimara kumvira ijambo
iri sengesho tubasengera ribagereho. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu izina rya Kristo, Mana unyemerere utange ubuzima, tanga icyerekezo. Mana uca inzira zidacibwa, uhindura ibyanze guhinduka, uca agasuzuguro k'abazimu n'abadayimoni. Mwami utanga ubuzima n'imibereho. Tari ufite akazi ukamuremere, udafite aho kuba uhamuhe, abarwayi ubakize. Haleluya. Abafite ibigeragezo by'ingutu abaroho kubirangiza. Mwami abafite intambara zikomeye ubarengere. Mwami batabara bakure muri izo ntambara. Haleluya. Abafite imanzu ziburane, imfubyi n'abapfakazi ubagire neza. Utabare ababuze kirengera, abadafite hepfo no haruguru. Mwami urengere ubwoko bwawe. Haleluya. Mu yandi magambo uturemere ahumutse mu buryo bw'umwuka no mu mubiri. Waravuze ngo undi musamu ujye mwizera ko muhawe, natwe turabyakiriye. Twakiriye kuremerwa ahumutse, twakiriye Mwami Imana. Haleluya. Twakira impinduka zivuye muri iri jambo ryawe. Twizeye tudashidikanya kuri Imana ibikoze, tubisabye ko tubyigingiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen.